Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye guha tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwe kujya dukosora ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Fata agapapuro ugafata ikaramu kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero kagenda uhitamo icyo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 twabashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri bitewe n'ahantu uri, aho waba hose mu gihugu turakwigisha wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikindi cyo no kusa ko ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe cyakozwe wazagerwaho mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 5 byagarutse, hari ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe dukosoye. Rero kugira ngo ujye ubibona ku gihe mbere yuko utangira kureba ino video, jya wanditse subscribe hakande kugira ngo ninjye kiraho ikintu cyose kizeho ujye ukibonera ku gihe. Ikintu ukora ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukahakanda. Bibutsa ko ngiye na postinga n'ikibazo kiri gukunda kuza muri iki cyumweru kugira ngo ujye uhita ubibona ku gihe. Rero ikintu busabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibazo ngo iki cyapa gisobanura iki. Tigeze neza icyapa dufite, asigaye mbwire se kino cyapa gisobanura iki. Giteye kubehe buryo, gifite ishusho. Niyo bavuze ngo ishusho y'icyapa, ese uri kubona uruziga, ese uri kubona impande enye cyangwa uri kubona impande eshatu. Ishusho ni impande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Rero hano ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo icy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ubonye ngiye kuvuga igisozo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, wagaritse video kugira ngo uze kureba neza amanota ugize kuri 20 ko rero wari kugira mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Irava ngo umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo gacuri kateza ibyago, seka ngo umuhanda utaringaniye, naho deka ngo kazamuko gahanamye. Ese hano abone igisubizo cy'ukuri cyanye cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko igisubizo cyanye cyo amaze kucyandika kwa papuro. Handi igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Ubundi kwa bino bibazo hari n'ikindi cyapa kimeze gutya ariko ho 10 riba ribererekeye. Hano kano karongo gatambitse kanditseho 10 yuko kaba kari mu ruhande rw'ibumoso, kagahita kaba kazamuko. Naho mu gihe kano gatambitse kanditseho 10 gatambitse uriko nagatambikiye iburyo, rero bahita bavuga ko igisozo cy'ukuri ari B, agacuri kateza ibyago. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 twabashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona kode, twaba tumaze kugushakira kode, tugatangira tukaguha imyitozo. Uba watwandikiye nko kuri WhatsApp, ikintu cyose cyagufasha tukakiguha, wazagerwaho ugahita ukora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo aba ari intego yacu. Mbibutsa ko ukeneye no kwiga mu buryo bwa online, uri kure ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo, twigishe mu gihe gitoya cyane ujye gukora rimwe uhita utsinda. Noneho birashoboka ko waba ubonye nimero zacu kano kanya kandi ufite ikizame wenda mu kanya cyangwa ugifite nk'ejo, uraduhamagara tukaba twanakugira inama z'ukuntu witwara mu kizame. Murabizi byose aba ari ukugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Mbibutsa no gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame cyose kizeho, isomo rishya ryose kizeho. Ngenda mbakira amasomo amenshi nimwe mu mwayansabye kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe. Ujya aho wanditse subscribe ukakanda, najya mbishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri nacyo kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Gitegereze neza, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa ngiye kukubwira ubwoko kibarizwamo, ariko reka nze umanze usubize. Aravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, mbega ngo umuhanda udakomeza. Seka ngo ntibyemeye guhindura icyerekezo ibumoso, naho D ikavuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri
cyanya cyarikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero icyapa baduhaye, ahasigaye uhitemo iso cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko icyapa wabonye ukuntu kimeze. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa bagishyiraho kugira ngo bakuburire. Murabizi ibintu byose, ibimenyetso, ibyapa byose bijya mu mihanda abaro kugira ngo birusheho kunoza imigendere isanzwe y'ibinyabiziga mu muhanda no kugira biborohereze. Rero kino cyapa kagishyiraho bari kukwereka ko umuhanda giteyeho udakomeza kugira ngo utaba wagira ngo ni inzira ya bugufi wagera imbere ukabura inzira bikagusaba kongera ugakata ukagaruka. Rero bagateraho kiriya cyapa bakubwira ko umuhanda giteyeho udakomeza. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ni ryari? Hano ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo igiso cy'ukuri n'ubwitonzi. Araho ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Murabizira ibimenyetso biba biri kumurika, aho ari gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ubwo nicyo bibashatse kuvuga iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iraba ari igisubizo cy'ukuri. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Harabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Bibutsa ko hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira se nkagukiye umuntu ahisemo ngo se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo undi wagahitamo ngo nka A, ngo urabona ngo ahisemo A, ngo urumva ngo na A ngo yari kuba igisubizo cy'ukuri, ngo agahitamo A gusa, ngo se ngo nta n'igice bamuhaho. Bibutsa ko ni system biri kugukosora iyo udahisemo inyuguti ya nyayo uba wakishe. Niyo mpamvu uhisemo A waba wakishe, uhisemo B waba wakishe, ariko iyo uhisemo C ko A na B ari ibisubizo by'ukuri uba wagikoze. Bibutsa ko kode ziri koneka warose mu gihugu. Twara iki cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Hano ibisubizo bine baduhaye. Bira bimenyetso bimurika mu zindi ndimi z'amahanga njye numva mu byitango kwageze ngo kuri feruje, ni gucyo ngiye numva muri kubivuga ngo aho ni mu ndimi z'amahanga, ariko ni ibimenyetso bimurika. Nkuko nari maze kubivuga biba ari gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Rero biba bigomba gushyirwa hehe? Iburyo. Ariko biba bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri. Araho ngo hakurikijwe iherekezo abagenzi bireba baganamo. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Beka ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Seka ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo wavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cyanya cyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye. Bino bisubizo bine baduhaye. Bibutsa ko ngenda mategura amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizamini byakozwe. Ubonye hari ikintu kiri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ubinyandikira muri comment nkazagutegura iryo somo nkari gushyiraho. Ariko waba uri hafi gukora cyane, ufite nk'umunsi umwe ukaba wanyandikira kuri WhatsApp kuri 0789351626 nkaba naguhaho isomo wazagirwa ugakora rimwe ugadutsinda. Ndakeka ko wamaze gutema isomo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'isomo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi bino bimenyetso, ibyapa n'ibiki byose bishyirwa mu muhanda mu nzira nyabagendwa kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo rero? Araho ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka
ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko nari maze kubasobanura. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B ni igisubizo cy'ukuri ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Kino kibazo bagiye kugihindurira mu bundi buryo, bashobora kuvuga ngo A santimetero 30 ubugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, bakavuga B ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 n'ibice 5 cyangwa n'ibice 50. Iyo bavuze ngo n'ibice 5, 2 n'ibice 5 nako 2 n'ibice 50 byose aba ari kimwe, murabizi zerera inyuma y'akadomo nta kintu biba ivuze. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe santimetero bazishyize muri metero. Rero niba gihindura gutyo ntikizakunanire. Murabizi hano tuba turi gukosora, turi no kwiga kugira ngo ikibazo kikunaniye nikigaruka ntikizakunanire. Niyo mpamvu gukosora bari byiza kuruta uko wagenda ukirirwa uri gusoma iyo bitabo, kuko hariya ubu usa nkaho uri no kubiboroka. Mwebwe muzajya mumbwira n'amasomo mukeneye nyabategurire. Hari video nenda kubategurira y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa n'ibibazo byose babazaho, aho murayibona vuba aha ku buryo uzajya uyireba. Murabizi ibibazo byinshi babyerekeye ku byapa, ukaba wajya mu kizame ukaba wanatsinda mu gihe wakosoye n'ibindi bizame. Ariko hano rero kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe ayo masomo n'ibindi byose ngenda bashyiriraho, ikintu usabwa ni kimwe, ujya aho handitse subscribe ukakanda, naba nkishyiraho ikintu bagahita baguha notification yuko nyishyizeho, cyaba ari cyagufasha ukakireba, wazajya gukora rimwe ngo uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, utarindiye ko abandi ari bo bagusharinga link. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ku kibiziga bibiri bibujijwe aha kurikira. Uba wadepasa ariko ukadebaza ikinyabiziga kibiziga bibiri. Rero kunyura ku bindi binyabiziga byo birabujijwe. Hehe, araba ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni nko kuvuga hafi y'ikiraro. Ndakeka ko impamvu ndi kubisobanura, hari abantu wenda baba badukurikira batarakunze kuba nko mu Rwanda cyangwa bari mu mahanga benda kuza mu Rwanda, ugasanga wenda nk'icyo kinyarwanda iteme ntabwo azi ibyo ari byo. Niyo mpamvu ngerageza nkabibasobanurira. Hafi y'iteme ubwo ni nka hafi y'ikiraro, mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Seka ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano abone igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi babibuje kudepasa kiretse wenda kwa bino by'ibiziga bibiri nk'ipikipiki cyangwa igare cyangwa velomoteri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, cyangwa hafi y'aho abanyamaguru banyura, cyangwa hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. A, B, C byari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko namaze guhitamo D. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama ibiro 3500 ni. Hano ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri kimwe cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Aravuga ngo ni kilometero 60 mu saha. Mbega ngo ni kilometero 40 mu saha. Sega ngo kilometero 75 mu saha. Naho deka ngo kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyawe gifite uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Were kuvuga ngo none se ngo ngenda ndi gupima. Hari umuntu wigeze kubimbaza, ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, bakavuga ati nukomeza kugenda gutya mu saha uraba ugiye wenda ibirometero 100 bitewe n'umuvuduko uri kugendaho, cyangwa uraba ugiye ibirometero wenda 15. Hano rero abone igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu saha. Ese wari amaze guhitamo C? Ese wari amaze kuyandika ku papuro? Niba utari wamara kuyihitamo, ndakeka ko kigarutse niba utari wagikoze wagikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha kurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze,
hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, kikaba cyahagarara umunsi wose, kikaba cyahagarara iminsi ibiri, ariko ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandika ku papuro. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini, A iravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko ibyo mumaze kubimenya. Yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Urabona ni igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabona ko A ni igisubizo cy'ukuri, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda uparika ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko. Ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri, mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Hari kuri A nyine hano bavuze umwanya munini, hari igihe uba ushobora guhagarika ikinyabiziga, ndakeka ko ariko haba hari n'ibyapa bibikubuza, kiba kikubwira ko ugomba guhagarara by'akanya gatoya. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 90, naho D ngo metero 2 na santimetero 10. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utaramara kugihitamo, ubagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize ariyo wari kugira mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Kino kibazo bagiye kukiguhindurira, bakiguhindura gute? Bakubaza ngo A metero 1 n'ibice 50, B kavuga ngo metero 1 n'ibice 75, C bakavuga ngo metero 1 n'ibice 90, D akavuga metero 2 n'ibice 10. Ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe santimetero bazishyize muri metero. Murabizi metero 1 ingana na santimetero 100. Bugiye gufata santimetero ugiye kuzishyira muri metero, ujye ufata santimetero ukajya uragabanyaho 100. Ndakeka ko mubimenye, ubwo bagihinduye gutyo ndakeka ko kitakunanira, kandi twariganye kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi kumwe ukagenda ugakora rimwe tutsinda, kwandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga computer cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, tuba twagusanga naho ukorera, cyangwa se ukadusanga aho dukorera tukakubwira, ukaza tukakwigisha, ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda computer itakubereye ngo mbogamizi mu kizame. Narumvishe ngo hari abantu benshi ngo bajya baba bazi ibintu ariko yajya mu kizame agatsindwa kubera ko wenda atazi nko gukoresha computer. Rero tugusanga iwawe cyangwa aho ukorera, cyangwa tukakubwira aho dusanga, asigaye tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Byose bibaho ahubwo bibayeho byabaho mu kihe gihe? Aravuga ngo igihe kigenda ahamanuka. B ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C ngo igihe gifite feri y'urugendo. D ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Rero ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Ikinyabiziga kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niba ikinyabiziga wenda cyapfuye, habaye impanuka, ntabwo kiri kubasha kugenda, ushobora gukururwa n'ikindi kinyabiziga, buretse kuba kiri kugendesha amapine, moteri ntiba yaka, vitesse bidakora. Ndakeka ko rero amaze guhitamo B, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo
umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, sega ngo feri yo gutabara, mbega ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, wibutsa ko ngiye kuvuga igisozo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, wahagaritse video uze kureba ko amanota ugize mwa kino kizame ariyo wari kugira mwa kino kizame cyakozwe. Bibutsa ko ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi ni byiza, urakomeza ugakosora, wabona ibiri kukugora ukabyandika muri comment tukabikwigisha. Wabona ugize make ushobora no kutugana aho waba uri hose mu gihugu tukakugisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi, ushaka waduha saa 4 z'ijoro, twe tuba duhari tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Hano impamvu ari feri yo guhagarara umwanya munini, hano bakubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Niyo umuyobozi yaba agize uti atarimo, ugahita wumva ko ari feri yo guhagarara umwanya munini, kuko umuyobozi ntabwo arimo. Iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda, kiba gihagaze. Niyo mpamvu igisozo cy'ukuri ari A. Ndakeka ko niba utari wayihisemo kigarutse kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ese utugarura-muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Risa rite? Aravuga ngo umweru, mbega ngo umuhondo, seka ngo umutuku, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mujya mutembera mu mihanda mukabona ibinyabiziga, ndakeka ko benshi munabigendamo. Ese turatugarura-muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kuba tufite irihe bara mw'ano mabara baduhaye, cyangwa se hakaba nta n'igisozo cy'ukuri kirimo mwa bino bisubizo bine baduhaye, bitatu baduhaye bibanza. Igisozo cy'ukuri akaba ari D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Tugomba gusa umuhondo. Ndakeka ko namaze guhitamo rero B. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandika muri comment. Ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, ikintu ukora ni kimwe, uranyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0789351626 nkagusobanurira ku buntu. Ikibazo cyose wagize mwa kino kizame nyigusobanurira ku buntu, cyangwa mu bizame byakozwe mbere. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese kiriya cyapa kiba kirangwa no kuba gifite ubuso busa bute? Aravuga ngo umukara, mbega ngo umweru, seka ngo ubururu, deka ngo umutuku. Ese kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa no kuba gifite ubuso bw'amabara busa bute? Icyo cyapa kiba giteye ku buhe buryo? Buryo cyapa kimwe bw'ibyapa bibuza, aho iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, nta nubwo wemerewe kuvayo. Kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kiba gifite ubuso bw'amabara asate. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru. Bari batubwiye ngo umukara, B baratubwiye ngo umweru, C baratubwiye ngo ubururu, D baratubwiye ngo umutuku. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru. Nta kirango kiba gifite kino cyapa. Ntabwo wemerewe kujyayo, hano ubwo wemerewe kuvayo. Ndakeka ko namaze guhitamo B, rero ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuzeho ni kiri muri metero 20 ukacyumva. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo amapikipiki, beka ngo velomoteri, seka ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ubundi ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, ni velomoteri. Velomoteri ndakeka ko ubimenye. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, bitewe n'ingaruka gishobora guteza abandi bari gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa mu gihe kitababuriye hakiri kare,
kiba gifite ibikoresho byombi bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Rero velomoteri niyo ibarizwa mu binyabiziga biba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni iki kiri muri metero 20 ukabyumva. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Aravuga ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, sega ngo umweru n'umutuku, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa cyo gifite ibirango bifite ayahe mabara? Kuvuga ngo ikirango no kuvuga ngo ikimenyetso byose ni kimwe. Cyo kigizwe n'ayahe mabara? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikirango bari kuvuga ni nka kiriya kimenyetso kiba kiri ku cyapa, kiba kiri kukubwira icyo urakora. Niba ari iki ukabona wenda harimo inka, kubona harimo akantu k'agafresh kakubwira ko ari ikoni, biriya nibyo bita ibirango. Ntabwo ari ibyo nje gusobanura, ahubwo turebe ku kibazo batubajije. Se kiriya cyapa kiba kigomba kuba gifite ibirango bifite amabara asate? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se umweru n'umutuku. Murabizi kiba kimeze nka ta, ikirango cyayo kiba kimeze nka ta, akarongo gahagaze gasa umweru, agatambitse gasa umutuku. Ndakeka ko wamaze guhitamo se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenguka aba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Murabizi ikinyabiziga imodoka ziba zifite imikandara, none ni ya modoka itwara umubare wabo ntarengwa utarenga 6 umuyobozi abariwemo. Rero iba agomba kugira imikandara ariko yagenewe aba bakurikira. Murabizi ibinyabiziga nibyo mugendamo bimwe na bimwe nta mikandara mwe mugenda mwambaye. None iyo mikandara bari kutubaza kwa kino kinyabiziga gitwara abantu 6 ibigomba kubigenewe bande? Araba ngo umuyobozi. Ubwo ari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, sega ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Zira modoka ndakeka ko mugenda mubibona ukabona ifite n'imikandara ku ntebe z'inyuma. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kugaragazwa cyangwa kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba baguhagaritse ari nijoro, rero hari ukuntu niba baguhagaritse, urumva baguhagaritse wenda ku muhanda, hari ukuntu ushobora kubera imbogamizi ibindi binyabiziga biri kuza. Rero ugomba kugira ukuntu ugaragazwa kugira ngo bamenye ingamba barafata hakiri kare. Ushobora kuba ari ukugabanya umuvuduko cyangwa izindi. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira ibyo byo kugira ukuntu bigaragazwa ibyo binyabiziga. Araba ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano abonye igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Nka bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, byo ntibitegetswe kugira ibi byerekana mu gihe bihagaritswe, kuko n'ubundi byo bifata umwanya igice gitoya, ntabwo biba byateza ibindi binyabiziga ibyago. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Nabahe hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranye umuhanda, beka ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi
ni abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko mujya mubibona, kubona nk'umuntu yatangiye kwambuka ariko hahise haza ibinyabiziga byinshi, akaba hari ahantu hagenewe, bikunda kubaho mu mujyi wa Kigali cyane cyane, kubona hari ahantu hagenewe hagati mu muhanda abantu baba bagomba guhita bahagarara mu gihe wenda haje ibinyabiziga byinshi. Rero ni aho ngaho bari kuvuga. Ndakeka ko baramaze guhitamo rero ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? Araho amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Mbega ngo tugarura muri 2, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarurarumuri 2. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko gigarutse kitakunanira, niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizami biba byakozwe kugira ngo ikikunane nikigaruka mu kizamu uzakora ntikizakunanire. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo ese ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe, ariho mu masangano. B ikavuga mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Seka ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Ndeka ngo B ndetse na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Bibutsa ko code ziri koneka aho wari hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789351626 tugufashe ko na code mu gihe gitoya. Umara kukiyibona utwandikira kuri WhatsApp tujya tuguha ikintu cyose cyagufasha nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa se uri kure, ibyo byose turabigufasha ukiga mu buryo bwa online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi ayariyo yose. Twe turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo bikunda kugaruka, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo wiganye natwe gukora rimwe niyo ntego yacu. Ibindi byo ukeneye kode y'ikinyabiziga cyangwa ukeneye kwiga ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, naho duhamagara kuri iyo nimero. Ikindi ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali, tuba twanagusanga n'iwawe cyangwa n'ahantu ukorera, cyangwa tukakubwira aho dusanga tukakwigisha wazagera mu kizame nikubera imbogamizi. Naho mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri 0789951626 bibafashemo. Hano rero ndakeka ko mwamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Ni iso cy'ukuri nta kindi, ni B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande bishinzeho. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment. Niba uri gukora urareba ikizame cyose cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka, kugira ngo ntibigaruka mu kizame urakora uhita ubitsinda. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikizame cyose kizeho ugihite ukibonera ku gihe. Byose ko ngenda postinga n'ikintu cyakunze kugaruka cyangwa cyakunzwe kubazwa, kugira ngo nacyo uzajye uhita ukibonera ku gihe. Ujya wanditse subscribe ukakanda, abanyibishyiraho ugahita ubona notification ukabireba, wagera mu kizame. Gahunda yacu murabizi no gukora rimwe. Ibindi byo abantu muri gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.